Akaza neza mu kiganiro intsinzi mu buzima kinyura kuri Danos TV. Uyu munsi turaganira ku ngingo ikomeye kandi ifite agaciro gakomeye mu buzima bwa buri wese ushaka gutera imbere, kwaguka mu bitekerezo no kugira ubuzima bufite intego. Hari abantu benshi dufatiraho icyitegererezo, abantu batangiriye ku busa ariko ubu bakaba bageze ku rwego rwo hejuru, bakagira icyo bamarira isi muri rusange na rubanda. Abantu bateye imbere hari byinshi twabigiraho. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe ibintu birindwi dushobora kwigira kuri bano bantu bateye imbere kugira ngo natwe dushobore kugera ku ntsinzi mu buzima. Twihuse cyane rero, ikintu cya mbere dusanga hano ni ugufata icyemezo no kumenya icyo ushaka cyangwa se aho ushaka kugera. Ikintu cya mbere twigira ku bantu bateye imbere ni ubushake bwo gufata icyemezo no kumenya neza aho ugana. Abantu bateye imbere si abantu bajyanwa n'ibintu byose bije, imiyaga yose ije bibigezweho, cyangwa ngo bakore nk'uko abandi babayeho cyangwa bakora ibyo abandi bakora. Ni abantu baba bafite cyangwa bafata intego zabo kandi zisobanutse, bazi aho bava n'aho bagana. Iyo umunyabwenge cyangwa umuntu w'intyoza agiye gukora ikintu, abanza kugitekerezaho, agenzura amahirwe arimo, ibikenewe n'ingaruka, hanyuma agafata icyemezo. Ntibagira ubwoba bwo gutangira cyangwa guhitamo ikintu runaka, kandi ntibatinya kwitandukanya n'abandi mu gihe babona ko ibyo bahitamo bibaganisha ku ntsinzi. Isomo dusanga hano rero, tangira wibaza uti: ese ndabizi aho nshaka kugera mu buzima? Niba utaramenya aho ugiye, uzanyura aho ubonye hose. Tegura inzira zawe neza, uzandike, cyangwa utegure intego zawe z'aho ushaka kugana, uzandike, hanyuma ufate icyemezo cyo kuzigeraho uko byagenda kose. Ingingo ya kabiri rero, kugira umurava no kudacika intege. Abantu bateye imbere bafite ikintu kimwe bahuriraho: ntibacika intege nubwo bahura n'imbogamizi cyangwa barakomeza. Benshi muri bo baratsinzwe inshuro nyinshi, baratatira intego zabo, baraneshwa, ariko ntabwo bigeze bareka inzozi zabo. Kudacika intege rero ni ingaruka nziza, ni ingirakamaro. Kugira inzira y'intsinzi iba yuzuyemo imbogamizi, ibigeragezo, ibikomere, n'abantu bashobora no kutagushyigikira. Isomo dusangamo rero: irinde gucika intege, ntugakomeze kubura ibyo utabonye uyu munsi, ahubwo ibuka ko ibyiza biri imbere. Nubwo uyu munsi bitakunze, ariko ejo bishobora gukunda. Niba utaratsinze none, menya ko ejo bishoboka. Ihangane, ukore cyane, uze kwishimira intsinzi yawe uri bukure mu bintu byawe wakoze. Ingingo ya gatatu rero, kwiga no guhora wiyungura ubumenyi cyangwa ibyo wize. Abantu bateye imbere ni abiga buri munsi, bahora biga, ntibemera kuguma ku bumenyi bw'ejo hashize. Igihe cyose bafite igishya biga, bashaka uko babaho neza kurusha uko ejo hashize babayeho. Hari abarangije amashuri ariko ntibashoje kwiga, ntibigeze bahagarika. Basoma ibitabo, bitabira amahugurwa, bumva ibiganiro byiza kandi byunguka, biga indimi n'ikoranabuhanga. Ubumenyi bugufungurira amahirwe. Iyo ufite ubumenyi, uba ufite intwaro yo gutsinda ubuzima. Isomo dukuramo rero muri ino ngingo: tangira gahunda yo kwiga buri munsi, niyo yaba iminota 30 ku munsi. Soma igitabo cyiza, wumva inyigisho zitandukanye kandi zungura, jya mu mbuga zubaka, urebe amasomo ku ma YouTube, intambwe z'amakuru runaka n'ubumenyi buri munsi zizakubyarira umusaruro ugaragara. Ingingo ya kane rero, twihuse, ni ugushyira mu bikorwa ibyo wiyemeje. Abantu benshi bafite inzozi nziza, bafite imishinga n'ibitekerezo by'indashyikirwa, ariko ntibabigeraho cyangwa ntibabishyikira ngo babishyire mu bikorwa. Ariko abantu bateye imbere ntibibera mu nzozi gusa, barakora. Iyo bafite igitekerezo, bagishyira ku rupapuro, bakagikurikirana paka bakigezeho, cyangwa se bageze kuri ya ngingo yabo n'intego zabo. Gushyira mu bikorwa bisaba umurava, gahunda no kwirinda gusubira inyuma. Hari abategura ibintu imyaka n'imyaniko, ariko ntibagire icyo bakigeraho cyangwa bagera kuri iyo ntego bihaye. Ugasanga biracyari kwa kundi, naho bavuye naho bagiye. Isomo dufata rero kuri ino ngingo:
fata umwanzuro wo gukora, shyira mu bikorwa gahunda zawe zose, tangira utuntu duto buri munsi, ukoresha iminota yawe neza, ntiwirirwe utegereje igihe cyiza. Igihe cyiza ufite none ni iki ngiki, ni ubu ngubu, gikoreshe neza. Tugeze ku ngingo ya 5 rero, ni ukugira ubusabane bwiza n'abandi. Abantu bateye imbere bazi ko bita ku bandi cyangwa babana n'abandi, bashyiraho umubanire mwiza n'abandi, bakubaka inshuti, bakubaka cyangwa ubushuti zibafasha mu gutera imbere. Bashaka inama z'abamaze kugera ku rwego rwo hejuru, kandi nabo bamenya gufasha abandi batarahagera aho bageze. Umuntu umwe yakwiyubakira umushinga, ariko uzawuteza imbere binyuze mu mibanire myiza n'abandi bagufasha, yaba mu bikorwa, nk'uko wubaka inzu aba akeneye umufundi agakenera umuyede. Ubwo rero twese turakenewe mu gufashanya mu gutezanya imbere, icyo bita imibanire myiza n'abandi. Gufasha gukura, kwaguka no kwigira byinshi bituruka byose mu mibanire myiza n'abandi. Isomo dusanga hano: tangira kubaka umubano n'abandi bakwigisha, bagufasha, bakujyana mu rundi rwego. Jya witabira inama, amahugurwa, ibirori, cyangwa ujye mu matsinda atanga inyigisho. Abantu ni isoko y'ubwenge n'amahirwe n'iterambere. Ku ngingo ya 6 rero, kugira icyizere mu bushobozi bwawe, cyangwa kwigirira icyizere mu bushobozi bwawe. Abantu bateye imbere bagira icyizere cyinshi mu bushobozi bwabo, nubwo bataba baravutse bafite byose. Bagirira icyizere, bakakigirira nabo ubwabo, bakakigirira bagenzi babo bari kumwe cyangwa bari gukorana, bakavuga bati ndabishobora, bizagenda neza cyangwa nzabigeraho. Uko abandi babemerera, ahubwo ntibemere ko abandi babafata, bo bakaba uko bagomba kubaho, kuko baba bazi icyo bashaka. Icyizere gituma umuntu ashobora gukora ibintu abandi batinye, kwiyamamaza ahandi bacitse intege, kwiyemeza ibyo abandi batinya. Isomo dusanga hano rero: tera intambwe yo kwigirira icyizere, irinda amagambo agusubiza inyuma, ibuka ko buri muntu yaremye afite impano ye, yaremanywe impano ye. Wowe fumbira imbere yawe impano yawe, icyo nicyo cya mbere. Usaba Imana igukomeze, ubone gutinyuka no gukora ibintu bikomeye. Tugeze ku ngingo ya 7 rero, kugira umuco n'imyitwarire myiza y'ubumuntu. Abantu bateye imbere barangwa n'indangagaciro nziza: kubaha abandi, kwicisha bugufi, kugira umutima mwiza, gukunda umurimo, gutanga serivisi nziza, kugira ihame, kutita cyangwa ngo bambure, no kumenya gutega amatwi bagenzi babo babagana cyangwa se babisunze. Iyo umuntu ufite imyitwarire myiza, ni nk'amavuta amusiga kugira ngo agere kure. Urumva ngo ni nka kwa kundi umunyarwanda avuga ngo umwana niwe wishakira ingobyi. Niyo waba ufite ubumenyi bwinshi, ariko nta ndangagaciro, ntacyo bikumarira, ndetse nta naho ugera. Isomo dusanga muri iyi ngingo ya nyuma rero, ariyo ya 7: fungura umutima wawe, ugire ubumuntu. Banza kuba umuntu mbere yo kuba umuherwe cyangwa kuba umuntu ukomeye. Wubahe abandi, ukunde umurimo, ube inyangamugayo, ukore ibikwiriye niyo byaba bigoye. Umuntu ni we musingi w'iterambere rirambye. Dusoza rero, bavandimwe, intego y'iki kiganiro si ukubashimisha, ahubwo ni ukubakangurira, kubibutsa ko buri wese ashobora gutera imbere, ashobora kugira ubuzima bufite icyerekezo, kandi ashobora kugera ku buzima bwe cyangwa akagera ku nzozi ze yifuza. Dukomeze kwiga ku bandi, cyangwa twigire ku bandi bateye intambwe cyangwa bateye imbere, turebereho ingeso nziza, tumenye ibanga riri mu nzira zabo. Twige gufata icyemezo cyangwa ibyemezo kugira ngo tubashe kugira umurava, gukora, kwiga, kwiyubaka no kubaha abandi. Ibyo byose bizadufasha mu kugera cyangwa kwigira kuri babandi bateye imbere, bari hejuru mu bushobozi bwacu twe dufite ubu aka kanya. Niba hari isomo twakwigira ku bantu bateye imbere, niko iterambere
ridaturuka hanze y'umuntu ahubwo riturukamo imbere mu buntu. Mbere yo gutera imbere wowe urabanza ukifuza cyangwa ukumva ko ugomba gutera imbere ukabyiyumvamo, ntabwo ari ibintu bituruka hanze biza bihuha gutyo, ahubwo ni ibintu biba biri muri wowe. Niyo mpamvu rero ugomba kubigeraho. Ntangira mbashimira rero, murakoze gukurikira ikiganiro Intsinzi mu buzima kinyura kuri Danos TV. Tuzasubira ubutaha tuganira ku zindi ngingo zubaka kandi zifasha umuntu gutera imbere. Mwari kumwe nanjye Salama Niyonsenga. Amahoro y'Imana nabane namwe.